muhuriye hehe ko muhuye ubu mwicaranye nk'abantu bahuye cyangwa mwicaranye nk'abantu musanzwe muziranye? Okay, nimba ari umwanzi rero wacu Keza njye ndumva ntamushyira kuko Keza izina ry'umwaka nkubwira ahubwo simva nkwibariza wamenya aho arwariye icyumba arwariyemo icyumba arwariyemo ntuzi ngo nacyo birwamo yanjye uhakoropa gute aha none nubashyiraga nk'inzoga najya kubafungurira akabazamuye urushisha akabarunumuyeho. Okay, siko mvuye kureba uriya musore niba ari n'umusore niba ari n'umugabo sinzi ariko yarakaye kandi cyane mbese ngo yarambiwe kuguma muri gereza kandi wenyine wowe uri hanze umeze neza nta kibazo ufite rero ubu ngubu igikurikiye ngagiye kuvuga noneho we nawe wisangimo afite ibintu byinshi mu mutwe we ntiwamenya ngo yabuze control uko mbibona. En fait James yavuze ngo agiye gufungura umuntu avuge nanjye bamfunga cyane. James ubwe James? Yes, kandi arabikora uko namubonye. Kiriya mbwa kubera iki ishaka kumva yanyinira mu bwonko yanyinisha uko yiboneye. James ne wivugiye ngo agiye kuvuga nanjye bamfunga. Yes, none urakeka ndimo ndagukinisha se? Wowe ikintu mpora nkubwira kandi nzahora nkubwira. Ukwiye kuva mu bintu byo kujijinganya ugafata umwanzuro. Kuko nukomeza gutyo uzisanga nawe uri mu bibazo ndetse muri gereza uri wa gatatu. Tekereza kuri mama wawe, utekereze kuri business ziwanyu zigiye gusigara nta muntu n'umwe uhari, ibintu byose byangirike kuko nawe uzafungwa kandi na papa we ntago azabavuyemo. Mugambanire agumane nimo na James nibura umukurikirana ufite ibyo ushyira ku murongo atari ibyo muzasohoka muri gereza mwese nyuma y'imyaka ntazi muri imbwa Kevin mu bukene muri abo kuba bariwe nta n'uzabagirira imbabazi banze unyumve Scott n'izo mbabazi nta muntu uzazibagirira. Ndagira nkubwire ikintu kimwe, ibyo twakora byose nibyo wambwira byose ibyo kugambana papa byibagirwa. Ikintu cyo kugambana papa ukibagirwa. Erega ntibirengagize ko ari amaraso yanjye. Genda umubere umuturanyi rero. Ahubwo reka nkubwire ikintu kimwe. Mfite igitekerezo. Kizima se? Kevin, njye ndatekereza. Uranyumva? Kizima ni ndabwira ngo mfite igitekerezo gikomeye kandi n'umupango ukomeye cyane. Ahubwo ujya mu modoka nkubwire. Iyo modoka tunkugezeyo nkwereke igitekerezo mfite. Okay. Nkwiye kure nande mu bitekerezo bya kure biteze. ahubwo suje gukurikirana kwa muganga. Ntabwo rero nje kureba nje muri gahunda zawe. Uzi ko nkubonye nkumva ririkubye. Kuya rego none se uneka atuvugisha ukuri ko nta murwayi ufite ahangaha ko ntaki ahangaha uje kuhakora iki mu by'ukuri. Sikunje ko akazi kawe kakunaniye ibyo nagusabye ko byakunaniye wandetse nikomereza ibyanjye. Hasi ugakomeza ibyawe kuko kurakomeje ibyo tuvuganye nta kintu byakunguye. Konja. Ntabwo nkunda ibintu bitinda. Nagize amahirwe buriya nagize amahirwe ntabwo nshobora gusubira inyuma. Nyamara umva nkubwire ku izina ry'Imana. Uriya mwana ujye kumugira inzira karengane.
reka nkubwire narakubwiye ngo kereka byibura mpuye na Scott urumva ari kuri ya mwana ndahamya yuko ujye kumuziza ukuri nakubusa umunsi wo tuvuge ko Scott ataraza gusura umugore we nguki Scott se kuza mwese ubwo urumva ataza kumusura na nijoro namubonye kumusura ariko kubera amatara yakaga muri cyo nkora kuri urumva nta kindi kintu wakora nushaka n'izina ry'Imana nushaka kumwihorera asundi kunjireka nkubaze nukeneye amafaranga muri ubu buzima amafaranga ndayakeneye nameshe niyo yaba ari make ariko nkayabona ariko ibintu byo kumbwira keza rwose nongera nkurahire ngiye kugwa ibihumbi 300 magana ibihumbi 300 nkorera akazi kandi urakankorera nawe wikoreye ubungukiremo amafaranga kandi nawe wihimuye 300 ibihumbi 300 ndayaguha mva nkubwiza ukuri ibihumbi 300 yo guhemukira keza aya njye kunjame ku izina ry'Imana njye kunjame sinayakorera ahubwo mva nkubwira usibye ko ibihumbi 300 nushaka ngure Primus iyi imwe ahubwo mpige Scott hasi hejuru kugira ngo byibura ninamupakira nzayasha wenda nzayirenzeho mutsirika kuko uriya ni n'umutera mwaka wasanga atera n'umwaka wa Rwiziringa ariko byibura ari Scott apana kuvuga ngo keza ngamva imbere mva mu maso ukomeza muri gahunda zawe nanjye mumeze ibyanjye wowe tugize amahirwe turashaka kuyafatirana ndakurengezaho n'amafaranga wayahingiye he sohone ntabwo ushaka kumva mva mu maso genda ndikorera gahunda zanjye ese ko warumbye amafaranga basi mama nka 2 cyangwa 3 wayahingiye iki wayakoreye iki waretse gusabiriza utwo dufaranga twa 2 tungahe ukagenda ugakora akazi yari ukarako no kwishyura oya kuri keza ntabyo nakora fe none kandi ndakurahiye nakazi kawe cyambere cyo mbona nuko ntazongera komanga iwawe hora hafunguye kandi ntushaka no guhaguruka reka jye mbabarira karibu biteze umeze neza umva ntabwo nakongera gukomanga sinzongera gukomanga ko n'ubundi harafunguye ya harafunguye sinaba ndi gukingira ndi ko nta bajura mugira muri quartier yanyu se umeze neza se cyane mve nako ntaravuga n'ibintu byinshi ntarangiraho ibintu byinshi nimubwira se uvuga Dove doki ibyawe ntago mbizi mubwira zimwe zose cyabwira ngo sarakirirwa ahangaha yabonye akazi ahubwo dushima Imana yari ageze ahantu ajya gushaka akazi yarakabuze bw'amahirwe nyine mpita mubonera akazi apo gihora ntago binshishikaje cyane nka mbere kuko mbere nibwo byo binshishikaje none ubu ngubu nararambiwe buri genda nkumubura okay fine mwihorere nta kibazo icyo ibyiza nuko yabonye akazi kandi nicyo twari dukeneye cyane ahubwo umva nshaka kugutumira muri BD yanjye hagenda ryari we nejo bundi mana yayo umva ndagushira muri groupe kandi ntuzaze n'utwe gusa uzaze muzanye ugomba kumubwira akaza sibyo hazaba hari amakapo ugomba kuza buhari nande na Dove wawe umva ibyo ni ihame ahubwo tuzambara iki nako nzambara iki ko ejo ndi yarashaka nta dress code nigeze nshiraho mwebwe muzambara ibyo mushaka nta kibazo sure nta kibazo rwose bimeze neza ariko shameze neza cyane I can't wait for my birthday ariko umukunzi wawe naza baruko tubyihorere nta kibazo kiziguzinduka egerayo kandi buri gihe tujya kuvuga kuri story y'umukunzi wawe ngahita mbona no tubiveho tuzabivuga ikindi gihe nta kibazo asigaye akorera he se Dove wawe sha nyine asigaye akorera hajya hahita bikira mbega nta n'ibyo uba witayeho
nta nubwo ariko nyine ntihari hamwe no ku mucyo tu. Okay. Shamva uze kumubwira disi akazi keza. Wese uzasubira mu kazi ryari? Sha ntabwo wabyumva irungu riba ryanyije ryamubise. Nyine gataha nijoro. Ihangane. Sifuwa sakabaraje. Ariko sinzi ko ndaguma hano. Nanjye n'ubundi nagiye kugenda. Sha nta kibazo buriya Nta kibazo tuzahurira muri BD yanjye sibyo? Of course. Yeah. Uze kumusuhuza rero. Kandi umva muzazinduke. Ego inkoko niyo ngomba. Umubwire muzazinduke kabisa. Ndabizeye. Ako ntabwo wambwiye hariho. Oya ni mu rugo. Okay. Webwe kanga. Ndaza kugushira muri groupe uraheza kwita ubibona. Sawa. Sawa. Uno wese bimeze bite ko bi? Shayi umunsi se ubibona. Umunsi wabona n'abakiriya benshi baretse abakoresheje ibi biti bitatu ariko hano bamaze kutumenyera ku biti. Yarangiye nabo. Nabo bakiriya sabanjye. Kiyoresha. Erega we nanogo mbona abakiriya benshi birukanka basanga biriya bikobwa nyine kubera ukuntu bibishinze aho byatari wowe wigize ukuntu. Bikobwa ukuntu bikunda tipo. Uzi ibintu mbonera hari ukuntu bigenda by'inyongeshwa gutya ku bagabo kugira ngo babihe tipo. Kandi njye ntabwo nabishobora. Njye ntabwo nakora ibintu nk'ibyo ngibyo ngo kugira ngo umuntu ngamuhe ngo tipo. Nirirwa ninyonga kuri kose njya mbona. Azi ko iyo ubundi biriya aba ari nko kwicisha amazi. Njye ndeba ukuntu munaryaza ibigabo byanutse. Cyo ko harimo n'abantu koko harimo n'ibigoryi birakora. Harimo ibigabo biza byakora ibintu nk'itati n'ibicucu pe. Ukabona ukuntu uriya mwana bwabo bwoga baba burimo buragenda bumwikubitisha hari amabuno bimwigiraho iki. Noneho baba bamubwira nese dukunda karawundi duha umva. Bagiye ntabwo ibyo bintu nabivamo noneho. Naravuze iti njye ngomba kuzabona umuhungu dukundana akajya amfasha cyangwa se ntanamubona. Nkaza ngakora akazi kanjye ko mbisabwa ngashyiraho n'udushuri twanjye dukeya. Ewana bizaba bibaye kabisa. Ariko buriya ni byiza buriya ntihazagire umuntu ukugura. Azi uko biba bari nko kugurisha ubuzima bwawe roho yawe. Buri muntu wese muzaryamana yakwishyuye. Ujye umenya ko ugurishije roho yawe. Abanyishyuye. Ya bintu ntabwo ari sawa. Waba utanyishyuye ngiye ntabwo twaryamana twanahuye gutya. Bigabo njye mbona ari n'ibigori ibintu bica abagore babinyuma. Aba ari danje. Numva se icyo nayo nkwamagara nyine ndashaka kukubwira. Suzi ko mu gitondo nari mfite abantu bafite udukomande twinshi. Kubera ukuntu abakubise agaserivisi keza bahise banageramo nanjye ku mahanoza bari bakoresheje barambwira ati ifirite ebyiri tuzisigarane natwe mu gikoni na brushette. Ko nyine we mukaya nubona umwanya rero unsangamo ahandi nyine suhazi se. Ahubwo reka ndebe ukuntu mbigenza. Nubwo hamara iminota 30 ntagarutse. Ariko ikintu cyo. Noneho karagakobwa mu kwana kaba kanyishinzaho. Ese nta kintu baraza kukubaza ko baramenya bwo kuvuga. Ariko yabambaza iki ko njyewe mfite sheri wanjye kandi amaje. W'icyuki tazaza nibyo. Kunda shawe. Noneho karaka bebe kananutse k'inzobe. Najya. Shado, nzagaciki. Mfite umusheri w'icyuki nzamukwereka. Wadanje ariko. Umva we nuza nyine uze zirambambare zitaraza nyine ngo zite zibihitana. Uriya zifite abakiriya ndaje muka iminota 30 nayo ntago igeramo ndaje. Sawa. Merci. Injira. Keve bite? Sawa Tracy. Mr. Meze neza wowe. Ni kibazo. Ndabona usa neza. Merci beaucoup. Okay. None se
kuba washuka siko nari nzi kuri hano Ushobora nawe mfite akazi kenshi tu nibyo nari ndi gukurikirana cyane ni kenshi ku buryo udashobora no gusuhuza abantu bamenye ko hari basi. Oh sorry. Okay. Umeze neza? Sha Tracy umeze neza haburaga kumenya ko hari nawe to nta kindi. Okay. Shana kuri thank you so much. Ukoze gushima. None se ahubwo kare nabonye ngo hari groupe tegura BD yawe. Mbona ntabwo ndimo ndibaza si umuntu bitanyibagiwe byagenze gute. Shikive I'm very sorry. Nukuri. Cause ntago nzi kuntu nanjye byanciye kugira ngo ndeke kugushiramo kubera yuko akazi kare umva tuntu twinshi mu twe wanjye that's why nabyibagiwe but kanze nkadingemo. Sibyo? Oya. Byibare ntabwo ari bikwibutsa sibyo? But you can join. How? Kan ushire muri group nta kibazo. Nuko nabyibagiye kandi I'm sorry. Sibyo? Okay, wabikora utanabikora ariko ndaguca amande sibyo? Ubyemera? Ugiye kunca amande. Kuko nanjye urumva nshobora kutaza wenda n'inshuti yawe ariko nkaza nk'umuntu mukorana nkaba ntabwo naza na gift tu. Ndabyumva ariko sorry nyine sorry nukuri. Kuba byanciyeho gusa nagusha muri group nimba nta kibazo. Kandi sorry. Bidakwiye amande ariko ko naguca. Keve amande no muri ibi bihe turimo koko. Rero amatari cyageze ubu runca amande yayo ndayabona. Ndagushinze uko. Yego ko. Okay. Bas next week. Sibyo? Oya. Okay nacyo. Reka tuyasimbuze ikintu gishoboka. Nk'ikihe rero? Waretse? Uyu munsi nyuma y'akazi tukaza gutemberana wowe ahantu ushobora guhitamo hafi aha ngaha hatakugoye tugasangira tukaganira. Keve nyuma y'akazi k'umuntu aba ananiwe koko. Ntabwo bitinda ntabwo ari ibintu biza gutwara umwanya munini. Okay fine kubera ko uno munsi mfite akazi kenshi ndibuze kuba ananiwe reka tubishire basi ejo ubwo ndibaza nta kazi kenshi nzaba mfite. Oya nta kibazo ushobora kuza gufata indi minota ukabanza ukagasoza akazi sibyo? Nta kibazo ngenda gutekereza ariko reka tubikore uyu munsi. Nzi ko reka twenjoying umunsi Imana yaduhaye iby'ejo ntabwo tubizi. Uzi ibintu byose mfite byo gukora nanga ndi kubona bitari gukunda vuba. Ariko wabikora kandi ukabishyira ku murongo na gahunda yanjye ukayubahiriza. Byiyumvemo tu ntabwo bigoye. Okay fine. Nimugoroba turajyana. Sure? Yeah nta kibazo. Promise? Of course. Thank you. Okay. Gusa nyine biraza kunsaba guca mu rugo nkabanza nkahindura ndaza gutindaho gatoya sibyo? Ikingenzi no nagenda meze gutya. Nta kibazo. Ikingenzi nuko bagomba kubyemera. Ibindi ndagutegereza kandi nta ndi bunyure handi. Naza no kugeza ibindi bintu bimfata. Okay fine. Yeah. Nta kibazo nanjye njya mu rugo sindatinda. Merci. Sawa merci. Wima ni ibintu byinshi nari ndimo ariko naragutekerezaga gusa kandi ibyo ndi gupanga nabyo ni byiza humura ntabwo ari bibi. Ndabyumva ko wahangayitse ariko humura nta kibazo. Ahubwo umva nkubwire mama umva inkuru namenye. Inkuru yanteye ubwoba Yesu we ariko ndavuga ngo mba kwikubwira. Uzi nyine umva mbanze mbikubwire neza ubyumve. Yanda ya Keza uzi umugore wa Scott. Niba yavuyemo niba yagize icyo nzi cyo nuko atari muri kondisiyo nziza.
Keza uzi inda ye ntabwo imeze neza. Njye namusanze kwa muganga, nasanze mama wa Scott kwa muganga arimo aririza yikoze hirya yikoza hino ngo umwana we ngo inda ye simbizi ikibazo ifite, gusa njye bana bimbwiye ariko ntabwo nigeze mbyumva kubera ko numvaga ndi kwishima mu rundi ruhande. Icyo wamenya cyo ni uko inda y'umugore wa Scott ntabwo imerewe neza kandi ari mu bitaro. Ntabwo nzi ikibazo yagize, ntabwo nzi uko byagenze, gusa njye babimbwiye numva ndi kwishima, numva ndimo ndaserebura, ndavuga ndagomba kubikubwira byanga bikunda. Ahubwo nzaza dupange nkubwire ibyo ari byo, ukuntu byagenze, dupange n'ibindi byinshi kurushaho, turebe n'ikintu cyo gukora kubera ko ngiye ibintu mama ndi gupanga. Uriya mugabo ngo ni Scott, ibintu yankoreye hari ikintu se wakoze? Ndabizi ko umuryango wacu nta muntu ujya uwugirira nabi ngo bimugwe amahoro. Nta muntu bijya bigwa amahoro, byo ndabizi, ariko nyine umva nkubwire ikintu ushaka kukubwira. Ibintu ndi gupangira Scott, iriya nzu badukuyemo, nurebe iriya nzu baduhaye bakongera bakayitwambura bakayitwirukanamo, iriya ndimo ndapanga ku rwego bazayidusubiza, bakanayidusubiza bapfukamye, bashaka niyo babagamo nayo bakayiduha, kubera ko ndi kumupangira ibintu. Mana yanjye, ndi kumupangira ibintu bikomeye bibi, kandi byandi bizatuma yicuza. Umugabo akaza agenda akambakambisha umutima n'amaguru n'amano n'intoki, yashaka akagenda apfukamye akabona aho mbera cati. Nanjye ntabwo natojwe nabi, ndabizi ibyo ndi kumupanya. Nubimenye reka tuzabipanga ahubwo duhuye. Reka njye muri iyi minsi ndimo ndapanga kuza, kuko n'ubundi cyari cyatumye muri iyi minsi mba nkwihoreye nkabura, ni ukugira ngo mbaze ngira ibyo mpanga, kandi noneho umupango wanjye ndawufite. Reka dupange duhuye nkwereke ibyo ndimo ndapanga, kandi ndizera ko nawe udatuje, nta kibazo. shaho se ndamuheruka sha? Eka da ntago muheruka, sinzi ya uramuheruka? Umve bureka gato cyane gato ndaje. Ariko se cati, noneho uwo mwana we uhora ubunga nka roho mbi, nta kazi ugira, urabungera ahantu hose, ako hari wakuntumye tu nimba cyangwa usigaye stalking. Urezi bien mbimenye se warankunze aho ngiye hose ku buryo unsanga. Urarinda usakuza ngo ndabunga, duhura wowe wicaye, ntabwo duhura. Ngiye ko ngira akazi, ubwo ngo wambwira ukora iki koko? Urantunze se ngiye kugira ngo umenye ko nta kazi. Umva nshuti yima, twiterana amagambo. Ngo lesbienne, niyo naba lesbienne ntabwo nawingira wowe. Dore uko areba. Urambabaza. Wowe munyamwaku nakubungira nte? Mbwira nk'ikintu cyatuma nkubungira. Ndamutse da nabaye mu lesbienne urimo uravuga, nakubungira nte wowe? Ubona ufite rezo ko umuntu yakwiruka? Nshuti narakubwiye ngo iryo jambo uzongera kurisohora mu kanwa kawe nzakuvuna. Ngaho urumva neza? Ngaho ndakwiyamye ngiye ntago ntera umwako. Kabi kandi wowe umunyamugisha ndakubona urabyaye urahetse, uranonsa mama. Wowe se umunyamwako urubatse, umunyamugisha yimina, umunyamugisha mwiza, urahetse, urabyaye urahetse, uronkeje, ufite urugo rwiza ndarubona. Umva nkubwire, uzongera kubumbura ijambo mu kanwa kawe ngo kubyara ngo biki ngo gutwita, naba nanjye naratwise. Ariko se kankubaze, naba nanjye kubera iki umuntu akubwira ukuri hanyuma ukabura tombotse ugasara? Ntacyo naba nanjye ndibyara ndayifite. Uzongera kukumva. Yego munyamugisha we, nimwonkwe sheri, nimwonkwe pe. Amata ntakabure ku ruhimbi rwanyu, sibyo? Heka hungu nakobwa, ubaka urugo rwawe neza, ujya gusiratira mu ntuze mu ngo z'abandi, ujya kuzisenya. Yego munyamugisha we. Abanyamugisha uri gutuma navuga n'ibintu ntimugasekwe pe,
kuko uri umunyamugisha sibyo urahetse ikibondo cyawe se kimeze gite oya reka nkubwire Chatine uzajya ujya kuvuga nabi uzajya ubanza ukaragura ururimi rwawe karindwi mu kanwa unatekereze neza utekereze ku mwaka uri guhimbira umuntu wirebe neza uve kuntu ugere ku musatsi uzasanga uri umunyamwaku ku isi no mu ijuru wajyaho n'Imana aragutereranya yaba bakabudesi yawe kuki ibintu nanga byanga bikangurikirana ku izina ry'Imana kunja kurimo kwitotomba byagenze bite byihorere byagenze bite ahubura witotomba wowe kandi buri munsi rero bimubwiye kuva mu gitondo nkamubwira ntiwajya ureka nkihitiramo wabibwiye ndetse kandi uramuvuna mu tupagaho dukora uri dupangano dukorera se yakugize ate noneho ubwo urumva ntacyo yankoze none kuba gupanza wakora uho uri gukorera nikosa uzi ko kano kazi njyana kare kandi nimara guhembwa uwo munsi nimbona ngarutse uzanganya byagenze bite kubyumva n'akazi wakareka kubera aho bagupanze atinyuka ko ku izina ry'Imana ampanga muri kiriya cyumba ntabwo nagikoramo niwazana iki gukora mu cyumba bagupanze muri kangahe ntaho nkora rwose nese bagupanze hehe kuki se ubundi udashaka kujya kuhakora bagupanze muri kangahe kubyumva udashaka kujya kuhakora hari ikibazo ufitemo uzi kugira ngo ikintu wanga cyangwa kigukurikirana ni iki wanga mu cyumba cy'abarwayi 15 sinshobora kwijyamo niyo wazana iki ubu utangiye kwigira byandi by'abakozi bashyashya ngo ntabwo wakoramo kubera oderi irimo ubwo utangiye kujya wanga gukora mu ndembe oderi se ndamuzi wajya wumva ibyo nkubwira ukareka kumbwira amazina y'abantu ndakubwira ngo utangiye kwanga gukora mu byumba byandi by'abakozi bashyashya urimo kujya gukora mu byumba by'abantu barembye kubera wenda kuko katari keza kaba karimo nibyo wabikoreho wenda kubera ko barembye nibyo urimo kwanga ariko barembye iki ko mfite ikibazo cy'umuntu ntashaka ko kumva kumenya ko nkuranga hano se harimo umuntu muziranye genda kubwira ngo muri 10 harimo umurwayi muziranye cyane umurwayi vuga ahubwo mbonye arimo gusamba none se uwo muntu muzanya urimo no gusamba gutwaye ashobora no kuba arimo gusamba se n'umurwayi gusa icyo nzi cyo ntabwo ari bumbone ntabwo mbikoramo none se ko icyo udashaka wakora uwo muntu wumva urembye urimo gusamba utanegura umutwe ko icyo utarimo gukora marimo kureba cyangwa wamuririye ideni nde ufite ikibazo wamuririye ideni ubwo urimo kwaga kubona apfa kureba urimo kwaga isura yanyu umuntu undi atazapfa angajya gutera umuntu undi mideni ni umuntu ninde cyangwa ugira ngo abacuruza agacupa bajya barwara none undi muntu uri mideni ninde kereka wanzanira murokore akaza karembera anga wenda agatitira nk'idarapo n'umuyaga wumva niho wagiye gukora muri icyo cyumba si wowe ejo bundi watumye nkererwa njya kuzunguruka muhunga kubera ideni ubwo muri mideni byanga se shaka ari uducupa 7 twonyine kubera ko namubwiye amacupa urimo kumva ari makeya mba nyine nkubwire narakibwiye ngo nsigaye mfite akazi gakomeye ahangaha tabara vuga ko uri umudogiteri mbabarire ntabwo navuze ko ndi umudogiteri wavuze ko uri umunasi namaze gusinda ndibagirwa ndavuga ngo ndi umubyaza iyo ndamubwira ko ndi umubyaza yari yanganiye yaba ati ntaho ujya yanze kumva mubwira ko ndi umubyaza ahita avuga ati rero uyu ni umuntu ukomeye naketse ko umugore watwite kereka ari umurokoro ariho rero ngo uzamubyariza umugore twirukankana ino ndobo hano ngo uzamubyariza bazakira ahangaha sinkugira nambaye neza sigira ngo ujya nambaye neza none se uwo nguwo umuntu urembye urimo kwakwiye gukora mu cyumba cy'ubwenge ahubwo nari mwibagiwe ndumva nkubwire mbabarira ahantu bari bakubwiye gukora mbariho njya gukora nyine mbwira impamvu udashaka kujya gukora aho bagupanze njye ndabikubwira ari uko wamaze kuhakora uramuvuna mu kazi ntabwo ushaka kumuha wowe umvuga nimeza urambwira impamvu utari bujye gukora njye bampaye mu 8 noneho njye nemeye ryo gukora aho ngo mu cyumba cya 15 noneho umbwira impamvu utarimo kujya gukora niba atari ideni ariko si ideni asubire n'umugore urwaye cyane umugabo umuntu urwaye kurana mujyamo ideni wari mujyamo akiri muzima nta makiro urwara ahubwo maze kubona yoroba nta makiro none ndakubwiye ngo wowe mbabarira uhankoropere mbimfashemo numara kubimfashamo nanjye ngukoropere mu 8 ibindi bimbaze njyewe ndagukorera ko numbwira kuri kondisimu numbwira ikintu gitumye utajyayo
genda gukorera dore ndobo ngiyo ahubwo ubu mpereje na credit ndeta nyine mpakore nawe ugenda ukora mu 8 aho bamaye umva nyine muri 15 urasangamo akadamu kananutse umva mubwire ni ukuri kw'Imana mbabarira ahubwo ntunyibeshye na gato ngo uvuge izina kunjana sinshaka ko amenya ko sinze kugwamagara ndiyo sinshaka ko amenya ko nkorera ahangaha gusa ibindi ndabikubwira nyuma nta kibazo noneho tugende uri bukore mu 8 yego ni mu 8 bam amazi yawe arimo genda nari namaze kubipanga nkuko nawe wari ubifite akira ngende guhankorera sawa Tracy umeze neza okay wabanje ugasoma hose rero uswana ntari mpazi ari ubwa mbere mageze ariko ni neza ahangaha niho dukunda kuza iyo twakoreye kuri field rero urumva kubera ko haba hahegereye niho tuza kwirira haba ibintu byiza cyane buriya ibiryo byabo biraryoha niyo mpamvu ariho nkunda kuza nawe hamenyera ahubwo ariho uzajya uza tuzanye ndetse bitwaye cyari ikibazo urakoze rero ndumva nishimye kuba ndi hano ahantu heza ndi kumwe nawe thank you so much ariko rero Kevin reka nkubwire ni byiza ko tuba turi hano tuganira tujye no gusangira gusa nizere ko nta hantu bihuriye na bya bindi wari wambajije sibyo kubera iki kubera ko njye nakubwiye ko mfite boyfriend ibyo ntacyo bitwaye nta kibazo nta hantu na hamwe bihuriye nta kibazo kubera ko ntabwo ngewe abantu bose n'ubundi niyo twakibera inshuti bisanzwe tugahura tukaganira tugasangira nta kibazo kirimo thank you ibyo byonyine njye nashaka kukubwira hato bitazavamo nyine ugasanga hamwe urababaye cyangwa se ndababaye kandi narakubwije ukuri na mbere Tracy nta kibazo gusa nubwo no kubabara nabyo ari part of life ariko nta kibazo gusa rimwe na rimwe hari n'igihe bintangaza wenda kumva kuvuga ngo ufite boyfriend Kobe ubunanu mu gihe nta nubwo tuzi ahantu ari ibyo byo bigeze aho ngaho byihorere ubyigumanire ntacyo bitwaye kuba adahari bwo wibinyibutsa sibyo ariko niko bimeze wenda Keve oya wasanga yaranapfuye Tracy nakubwiye ngo ngiki ndagusabye niba udashaka ko mpaguruka hano nkigendera tutanasangiye ibyakobe bireke sorry unabikure mu kiganiro cyose icyo ari cyo cyose twazajya tuganira sawa sibyo yego niba mubabaje Kobe nubwo utamuzi cyangwa utigeze unamusanga ahangaha sibyo mwubahe basi ngaho mbabara niba mubabaje sibyo I'm sorry ndika kubabara sibyo ntago aricyo impamvu turi hano ko wanyemereye kuza ngo tuganire ndumva bimpagije ngo areke ibyo tubyihore twikomereza ibintu ariko se ubundi uriya museriveri we twatumye isaha yose ikabishize atarageza ibyo kurya hano bimeze bite kaduhamagare twumve mba nkubwire sorry kugusifura witwa Sierra notse Sierra ku byo kurya twatumije bitaraza kandi bimaze isaha yose narimaze kuvugana nawe nyinshi kandi ntabwo bagiye kumenya nose ni mu minota 40 ishize se wawe urambwiye ngo ugiye kumubaza komande nyinshi ariko twazitanze hano sibyo ngaho bwira umushefu wo mu kigo naze hano tuganire ngewe ariwe nibarize sibyo nanga abantu batari professional ngo basi reka kubabara sibyo urumva twaje hano kugira ngo nibura numva nshaka ko wishima ariko
ndabona nyine atari ko biri kugenda numva n'aba ngaba bakongereye stress ariko ese ubundi Tracy waretse tukishyura ibi ngibi twakonsumye tukabibara twigendera ubwo n'amasaha yageze yes ariko ukareka nyine kumukubabaye tugende pe Ciela mubwira byihorere nabikansoringa twe turagiye hanyuma waza ugafata payment y'ibi ngibi okay reka bashyira ubundi bindi Tracy wakoze basi ku mwanya wawe sibyo? Yes, fine. Merci beaucoup. Bitese ko uri kumuhamagara cyane. Mva na umukiriya uri hano gushaka. Aka gakobwa kirya mva yagushakaga ngo komande yiwe yatinze. Mugira rero ko ugiye kuyinkorera ngo yeme ahita ambwira ngo genda ngubwire chef ngaze hano twivuganire. Mva agakobwa kiyemera kirya ubu nakabishyushyemo none ari kumwe n'umutipe utanavuga. Ubundi se nawakoresheje ko wamaye komande se shatura uraba obifi ari n'undi washakaga brushette ebyiri zo mubiri n'imwe ibe inyine wifi niwo kansorinze ahise mbwira ngo ngumva ngo byihorere ngo turigende uzamahirwe ngize nuko yo nari narayikora hano chef wo mu gikoni ari konyeca mva ke kabishyeshyemo sheri tugende sheri none nyine baragiye rero tugomba kureka tuza kubikora kuko ninjiri mu gikoni njyenyine babu ntabwo yaje kandi tumaze kugira komande zigeze muri 12 urumva nyine sinzi ukuntu tugiye kubigenza ndaza kubikurikirana neza mwako gakobwa bumva ni kumva shamara nundi kumva nk'ubu yanza kuba nayikoze kagatuma umuntu agenda atayishyuye akayankata n'abapfuye neza bagiye baranyishyuye ntabwo kandi nibyo abakobwa mujya mwigira akenshi abakobwa bari abasireye nta mukobwa ufite kofiye ngaze kugira ari bwishyurire ngasiga ikintu yari yatumye uri n'ukura wakitonda ukarya usibi n'ibiki abankoreye kirakaga abakobwa wakanyereka ubundi njye ntabwo ukiriya bwirye njyewe niyo mpamvu iyo umukiriya ari kuvuga ahita mureba gutya nabona yiryagagura nkahita ibyo bintu duhana n'ibyo dufite nose ukuntu yari yicaye muri iyo ntebe ese uri kuba musifuye ese undi witwa nde ko mana wa mukobwa cyazakira b'uyu munsi imana imfashe bagenderere haza abakiriya beza kuko uriya mukobwa ashobora kuba anteye uriya wa brushette rero we nazirangije ushatse waza kuzifata ndaje